ndatekereza hari abantu benshi bakomeje kumbaza ngo ese ngo ko twebwe tutaratangira business ngo nta kintu ngo iyi nguzanyo ngo ntabwo twebwe twayemererwa. Hello, mumeze mute? Nize ko mumeze neza aho muri hose, kandi n'abatameze neza mwihangane mukomere. Mu ijuru hari Imana, hari Imana ijya igira neza, igira uko bigenza ibintu bikwemera watekerezaga ko bitakwemera. So kubatanzi rero, my name is Magnifique, nitwa Magnifique. This is my YouTube channel. Hano mvuga it's about business opportunities, business ideas, n'utundi tuntu tugiye dutandukanye tuvuze muri mind yanjye. So today rero murabizi ko muri iyi minsi maze iminsi ndi kubabwira ku nguzanyo. Abantu benshi nabonye barabyitabiriye, abantu benshi nabonye baratangiye ku applyinga, abantu bakambwira ngo mbafashe, nkabafasha, abandi nabo nkabayobora inzira bacamo bakabikora. Byanashimishije cyane kubona mwese muri kubikora, no kuri ni ikintu cyiza cyane. Nawe rero nimba uri kubikora ukabona hari ikigucanga, ukabona hari icyo utari kumva neza, please nyandikira, ndahari kugira ngo ngufashe. Ariko amahirwe adashobora kugucika, sibyo? Aya mahirwe ntagucike, ndahari kugira ngo ngufashe. So ndengera hari abantu nabonye baragiye banyandikira ngo ubu n'ubwescoro, ngo umutekamimitwe, ngo ubu n'ubutubuze. Umva, ndagutuburira ngo bimarire iki nshuti yanjye? Ndagutubura ngo bimarire iki koko? Wowe nta nubwo ureba ibintu by'ubutubuzi ukavuga ati minisita yaraje avuga ibintu by'ubutubuzi, urumva bibaho? Ntabwo bishoboka. Nta na rimwe uzigera uza hano ngo ubone ndi kuvuga ikintu cy'ubutubuzi mu bintu bigendanye n'amafaranga. Nta gukina mu mafaranga, ntabwo ngira imikino mu mafaranga. Ntabwo rero nzajya nza ahangaha nje kuvuga ibintu byo kubeshya bidafite facts, no, never. So mukomeze applying rero. Murabizi ko deadline ari ku itariki 30, murabizi ko zigiye kugera. Mugire vuba, abatariyandikisha, abatarapplyinga, mugire vuba applying. Abantu benshi bakomeje kunyandikira inbox bambwira ngo turakura link. Umva, link nayisize muri comment, ndayipininga. Nubwo muri iyi video ndayipininga, murebe muri comment hejuru iraba irimo, muhanyure, mushyiremo ibintu byose bisabwa nkuko amabwiriza abitegeka. So ndatekereza hari abantu benshi bakomeje kumbaza ngo ese ngo ko twebwe tutaratangira business ngo nta kintu ngo iyi nguzanyo ngo ntabwo twebwe twayemererwa. Oya, igisubizo ni oya. Iyi nguzanyo ni y'abantu basanzwe bafite business kandi zikora. Business yawe ugomba kuba yaranditswe, warayandikishije muri RDB, ni ukuvuga ngo ufite TIN number, and ikindi ugomba kuba ufite bank ukorana nayo, ufite 10% y'ingwate, sibyo? Ni ukuvuga ngo nimba nk'urugero ushaka nka miliyoni 10, ugomba kuba ufite 10% z'amafaranga kuri bank z'ayo mafaranga usaba, ukaba ufite 10% ryayo. Nizere ko mubyumva, birumvikana n'ibintu biri easy. Ntabwo ari ukuvuga ngo uzatanga ingwate, ngo uzatanga ngo isambu, ngo uzatanga umurima. Oya. Ikindi kintu abantu bambajije nikira, ariko ndashaka kubanza kubumvisha video mu kanya kugira ngo mwumve ibintu byose nkuko minisita yagiye bisobanura icyo
muzagenda mukurikiza icyo muzakenera. Hanyuma bumva bujuje ibisabwa byose basigaye bakaba nta mwanya ufite, ushobora kuba uzi kwiyapurayinga ariko ukaba udafite umwanya, ndahari kugira ngo ngufashe. Hano hariho nimero yanjye, unyandikire ngufashe gusabumitinga, ngufashe kuapurayinga iyi Aguka Fund. So nize ko rero ubwo nize ko nta muntu wujuje ibisabwa ngo uzasange nyuma y'itariki 30 ari kunyandikira ambwira ngo bya bintu ngo byanciyeho. Ibyo bintu byabibabaje cyane. Nimba uri kureba iyi video ukabona ibintu byose twabuze ubyujuje, please ugire vuba waapurayinge. Aya mahirwe nta gucika, sibyo? Hano nzajya ngenda nzana izindi opportunities no kuri ba bantu bavuga ngo twebwe turifuza gutangira dufite n'ingwate ariko na business dufite. Namwe nihagira opportunities ziboneka nzazizana hano kuri Magnificat TV show. So nimba utarakora subscribe rero urumva ko ufite impamvu nyinshi zo gukora subscribe hano kuri Magnificat TV show tukagumana, sibyo? Nizera kugiye kubikora. Thank you so much. God bless you. Reka mbumbice ibi bintu byose bisabwa. Birashoboka. Twazanye igitekerezo dufatanyije na BRD n'abafatanyabikorwa batandukanye. Turavuga ngo reka dutangize ikintu twise Aguka Youth Fund. Twashyizemo hari abanyamakuru benshi amaze iminsi bashaka no kubimbaza, reka mbivuge. Hamaze kugiramo miliyari n'igice, niyo mafaranga twabashije gushyira hamwe n'abafatanyabikorwa. Ako turifuza yuko kizakura akaba amafaranga menshi. Ayo mafaranga azaba ashinzwe nk'uko bingwate muri za sako no mu yandi mabanke BRD izemera ko dukorana nayo nk'urubyiruko. Hanyuma umujene yaza kwaka amafaranga, iyo sako ikayamuha, tuvuga ngo turakwishingira gusa 90% by'inguzanyo watse. Tunuvuga ngo urugero rworoshye, niba uje kwaka $10,000 nizo twahereyeho, nizo maximum. Nka Mubaraka nkurikije ukuntu avuga ashobora kwaka $10,000. Ariko kugira ngo $10,000 mutangire kuganira na banki izakubwira ngo ubu ufite cash collateral. Cash collateral ni kuba ufite $1,000,000 kuri konti yawe. Bakavuga bati uyu muntu bya byose afite $1,000,000 kuri konti, kuza tukamuha 10, birumvikana asanzwe ari umuntu ufite akora. Kuko namwe murabizi gutanga amafaranga 100% ukayaha umuntu, amahirwe yuko yayakoresha nabi cyangwa ingaruka zuko ashobora kuyakoresha nabi ziba ari nyinshi. Twumvikanye ko contribution y'umujene bijyanye n'amafaranga ashaka izaba ari 10%. Byaba byiza akaba ari cash collateral, uvuga ngo akaba ari amafaranga washyira kuri konti yawe, banki ikaba yabona yuko arahari, bakaguha 90% byayo washakaga. Turatangira dushaka. So mwabyumvise rero ni ibyo ngibyo byose bazagenderaho. Nimba wumva wujuje ibisabwa kuri iyi nguzanyo ya Aguka Youth Fund, please ngwino mbasha kukwapurayingira nimba utarabikora. So keep in touch rero, duhorane hano, mu nkunde nanjye mbakunde, dukomeze tubane hano kuri Magnificat TV show. Keep in touch. Bye bye.